njyewe Umurindwa Ferdinand maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Umutesi Aimé Prudensienne umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yarize ninjoro uziko bamamagaje ndi mu rusengero ndi kubwiriza ndasohoka nditaba ati Freddy nateye ifi ndavuga ati Nyagasani ati nibigane we n'umurenge yavuyemo none usuye mu rusengero bakajya babwiriza nkarira bakajya ijambo ry'Imana ndirije ko ndondarizwa n'ukuntu bambenze umugore mwiza nkanjye w'igishongore mu mbabarire muze kumfata gahoro meze neza urumva umugore w'igishongore nkanjye Yesu umugore gishongore nkanjye barakubenze kumugaragara umwana w'inyaruguru bamuteye indobo ibi bintu jowe ibi bintu biraza iki gihuru kiravamo igihunye rwose natabyara umuhungu arabyara umukobwa rero nta byinshi mfite ari kuza gusebya Ferdinand nta bantu bashaka kubitekereza barabitekereza cyane kuko tubayeho dushishoza mu buzima busanzwe ariko dore impamvu nta shyari mfite Ferdinand ibyo yansezeranyije ntiyabisohoje ahubwo naterura tereke mu cyumba kuri we ni igikomere niba hari ikintu mwishyuza uce mu gikari undebe twabivuga nawe nk'umuryango akakikwishyura cyangwa namwihamagara bimwibwira niba ikibazo ari uko yagiye atagusezeye ndagusezeye mu izina rye nk'umugabo twasezeranye bayi Ferdinand n'umugabo wa Mutesi iyo bimubwiye none atavuga ati do munyeshyari waje kuntihanya na sheri anyangiye ishyari kugira ntarongorwa muraho neza abakunzi ba Highlight TV show nongeye kubasuhuza nishimiye kubana namwe no kongera guhura namwe nabazaniye umutumirwa rero nta wundi si umushyitsi ariko yongera bibwire njye banyita Jojo Ambaruberwi kuri TikTok ambarizwa turakwakiriye Jojo rero uyu munsi twarebye ibintu biri gutrendinga hano kuri social media cyane cyane hano kuri uru rubuga rwa YouTube ariko bimbazemo iminsi ariko bijyanye n'ibiganiro tujya tugira bon mwese murabizi nyine hamaze iminsi hari inkuru y'umudamu uzwi cyane hano kuri izi mbuga nkoranyambaga witwa Mutesi Pastor Mutesi rero nta kindi kintu ntabwo tuje kumutuka ntabwo tuje gutwika tuje hano kubera ko njye nkanjye naribaje ariko se umuntu arongorwa gatanu gute umuntu ndibaza umudamu nyine arongorwa gatanu gute se mugenzi wanjye atari ko njyewe ari ukuntu barubwire umuntu arongorwa gatanu gute njye si none ntarongorwa yego uba wakunzwe ubwo ruvuga ngo umuntu warongowe rimwe ntabwo aba yakunzwe sinzi ko mbyumva ariko ntibaze nawe kugira ngo ukundwe inshuro imwe ebyiri ugeze kuri izo nshuro wumva ubutarenze ako dusha njyewe uburyo nshaka kubibona mu bundi buryo ushaka kuba urangiza umuhango wo kurongorwa kuko burangiye ikintu nemera ko umugabo ufite inshingano umugabo uri seri kurongorwa arabyubaha bwa nunahura n'umuntu bikakorohera mbese gato unyumve ukumva nyine nakubwiye ati twabana kuko ati nta kibazo ngenda nagutinya nkaniruka nasubije avuga ko iryo jambo ryoroha umuntu yakubwira ngo nifuza ko hari abantu byorohera kuko bazi ko nta nshingano bimusaba ari nayo mpamvu ushobora gusenya rimwe kabiri gatatu kuko ubana n'abantu uburyo wese abatari bwitirirwa uwo mugore agiye gushaka ntiyaba abagabo b'inyatsi mbare ntabwo ntabwo mvuze abagabo bose habaho abagabo b'inyatsi akumva nyine hari nk'umugabo ngewe nzi true story amaje kurongora ntabwo inshuro nanjye nzizi wubwe niwe uzizi cyangwa nawe niba atazibuka simbizi umugore bahuye ashaka kujya nk'ibutare agahita ahura n'umudamu agahita amubwira ati jye nakurongora sawa sawa rwose ntibakore ubukwe
ariko bagahita bakora ibintu biri aho ngaho haba hari umugore wifitiye amafaranga ye akayashora bagakora ubukwe umugore w'ikigali agahita avuga ngo yaro gaho ndakumva nta mukobwa ubu ngubu ufite imyaka 35 hafi 40 ufite n'amafaranga wabuze umukunda oya rega ntabwo mbyita gukunda nese abagabo bose barongora abagore nuko baba bakunze ni ngombwa aba yamukunze ntabwo icyo kintu ushaka ntabwo warongora umuntu none se reka nkubaze Jojo reka manze nkubaze ushaka kutarongora wenda nibyo ushaka kutarongora nta muntu urongora umuntu atakunze nta bantu barongora abantu kubera impamvu batabakunze ubundi umuntu utakunze umugira ihabara ntabwo wemera kumugira umugore ngo akwitirirwe ibyo rwose byo none se niba ufite abagore 5 buretse gatoya urya umugabo hari umudamu waje ndaza kumunyuzamo hano kuri iyi video avuga ati mundebe njyewe nk'umugore ati njyewe nanjye nabanaga n'uyu mugabo numvisha ngo yagiye no ku mugabo wa Mutesi uyu basezeranye yagiye kumurega nahuze mbibona ko ngo ari kugenda ngo amusebye ariko mu by'ukuri ararira ati nanjye yari umugabo hari ibyo yansezeranyije naramutunze imyaka 2 uri kubyumva nahise mbifata muri ba bagabo nyine ba nta kigenda binyatse buretse gatoya niyo umugore avuga ati njyewe naramutunze imyaka 2 bivuga ngo Mutesi ibyo byose wenda nawe ashaka kuba afite akantu nawe akaba agiye kumutunga akaba amukuye aho ngaho ese ubwo bundi baba ari umugabo ra ibyo rega ndabyumva ashaka kuri ataramukunze muri icyo gihe abanyakaba ataramukunze wenda yikundiye Mutesi akaba baranamureraga nk'agahinja yagize akanamuta kuzamo no gusebanya muri abantu batandukanye ntabura gusebanya ntabwo ushaka kubura birashoboka ariko ngiye ikintu ntarumva neza kuntu umuntu arongorwa gatanu niba nzi ko hari umugore usenya inshuro imwe akaba yarinda asaza atarabona umuntu umukunda kuba Mutesi akundwa akaba akunzwe 5 akaba ashatse ese Jojo nkwibutse ikintu uremera neza ko afite ibanga nyamara Mutesi ari ikintu kimwe ngiwe ndi gutekereza uri kukimbwira nka kigata kigaruka muri mind yanjye kuba ngo umuntu ngo yarakunzwe ngo harya wavuze nyibutsa nakunzwe inshuro zingana gutyo ngiye rero ntabwo mbyita gukundwa birashoboka ko wenda urawe yaravuga ko bamubeshye 5 njye ahantu nemera nuko ushobora gupfusha umugabo sibyo birabaho ushobora gutandukana n'umugabo wa mbere bikanga wa kabiri wa gatatu wa kane ako kumva 5 umwe niwe wapfuye ariko nta gihamya afite nuko ari kubyumva ababizi badufasha ariko ngewe mba numva nshaka no kubifata nko mu rwego rw'uko nawe uri gushaka abagabo 5 udashobotse buri rero ikintu gihari ni witakariza icyizere uzamenye ko byarangiye Mutesi n'umugore ufite icyizere nta ngaruka ahora yifitiye ikibazo nta ngaruka biba bifite kuba washaka abagabo 5 kamwe mugira ngo ni umubyeyi afite abana harira gusenya si ikintu nta n'ubyifuza nta n'ubikunda ndabyemera rwose twifuza kubaka bigakunda tukubaka urugo rumwe tukarinda dusaza kubatsa urugo rumwe ariko bitakunze nanone rero kuba umuntu yakundwa akongera agakundwa numva ari ibintu rwose n'ibintu bikaze Mutesi arakunda n'umugore n'umugore mwiza aho gutanasaza yemba ntekereza ko umudamu uri seriye uwo ninjye uri seriye birashoboka rwose ko ashaka gushaka rimwe bya ndi njya mpora nigisha aha ngaha ngo reba umuntu ugiye kubana ni baruwa nyawe wakwibeshya rimwe pe sibyo tuvaneho kuba umuntu yapfushije umugabo uriya we niyo yashaka umugabo wa kabiri agapfa wa gatatu byaba ari ibintu atigeze agira mu ruhare ariko ntekereza ko gusenya 5 hari igihe ushaka kuba ufite mu ruhare ibyo cyane nyine mba nigisha abantu hano ni reba ushaka umuntu wa nyawe nkuko bimbwira gusenya birababaza ni nacyo kintu ngenge ntekereza mu buzima mba nsaba Imana ngo ntikizabe kubange nanjye ubwanjye nabuzukuruza n'inshuti zanjye ntibazasenya birababaza pe ariko noneho Jojo hari ahantu nshaka ko dusa nk'abatindaho gataho ngaho ntabwo utekereza ko wowe mu gusenya kwawe ushobora kubigiramo uruhare nabyo birashoboka ukaba udashobotse ukava hano ukava hariya cyangwa se ukaba atari uko udashobotse ahubwo ari bya bindi njya mvuga nti upfa kurongorwa ariko utari kureba ngo umubano ushingira kuki kugira ngo umuntu abane n'undi ukigira ya marangamutima bimwe njya mvuga ngo amabogare ukirebera amabogare kandi amabogare 100% ugasanga abantu badashobotse ari wa undi uzamona ni bogare nta kintu agira si umugabo w'inshingano nta kazi agira nta nako ashaka akazi ukamutunga ubwo nabivugiye kuri wa mugore wa mbere sibyo akazi ukamutunga wamara kumutunga umugabo watunzwe birangira nawe ubwo umurambiwe ubwo bogare ukabubura mu gatana
n'ubutaha ntunatekereze ariko ahangaha siho bipfira. Amarangamutima yanjye anganisha ku bantu bameze bate. Niba nganisha kuri ya mabogare ubu nahinduye nkareba umuntu w'ibitekerezo wenda dushyira hamwe nashaka bari bogare ariko tube duhuza mbe ndeba ko yujuje bya bindi njya mbigisha bana b'abakobwa n'abadamu wenda inshako za mbere zanze ngo ushishoze mbere yuko ujya gushaka wa muntu nuhuburwe n'amarangamutima yo kuvuga ngo ni mwiza arazwi. Hari n'abakunda abantu bazwi kubura umusitari akavuga ati ngiye ni umusitari reka tubane, ariko mu by'ukuri ukunze umuntu uzwi ntabwo ukunze umuntu muzabana. Icyo kintu ndashaka ngo ugitekerezeho ugire ikintu kimbwiraho, kuko njye simbreminga ngo mvuge ngo wenda ngura umugore ngo uragenda ngo ukananirana, kuko sinzi wenda amateka y'uyu mubyeyi ugiye kurongorwa nako buriya yararongwe nese mu mategeko ntiyasezeranye inshuro 5. Ese ntabwo ari we kibazo? Nawe nabasha kutwumva bikunda azarebe ni ibingibi urushaka agiye gushaka, wenda sinzi ko yabitekerejeho, arebe ngo ikibazo ni njye, ikibazo nabo dushakana, kuko rwose birashoboka ko ikibazo cyaba cyari amarangamutima atari wowe utari na mubi pe. Ingo ntajya nemera ushaka kuvuga ngo wenda umuntu ntabwo yabitekerejeho. Hari nk'abagore batandukana n'abagabo ugasanga mu mwaka umwe ngo yashatse umugabo, imyaka 2 yashatse umugabo, ntabwo njya mbyumva. Haba harimo toroma, hakazamo guhangana kugira imeze wandi batandukanye, ariko niba umugore ashaka kumara imyaka 2-3 hejuru yayo ibyo ari byo byose. N'ubu ubukwe bwa Mutesi umugabo wari bafitanye gusa wenda we yarapfuye ntabwo twamubraminga kandi ngo we bataranabana. Ako bari barasabye nubwo byari muri secret barakoye, nawe yari umugore yari umugabo yari kuba bitaraba official bakore mariage izwi, ariko bari barakoze ngira ngo bari barasabye ngo baranakoye nawe yari umugabo we. So rero wenda ntawe nirwo rero turi gushaka kwibandaho cyane, ahubwo mbagira ngo bitube ni mpamvu namuvuze gundi. So rero no kuvuga ngo ndashaka ngiye sindumva neza ikibazo cy'uyu mubyeyi, wenda niwe nashatse gutangaho nk'urugero, kuko nk'ubu Jojo hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo nkwereke hano, sibyo? Wumve amagambo umugore wahoze abana n'uriya mugabo yavugaga. Dore nguyu yarivugiraga ati abana ngewe Fredy namaranye nawe imyaka 2. Fredy namwakiriye avuye muri gereza. Mu family wa mama yarahari, amakuru arahari yuko yababwiraga ko mfasha. Fredy nasanga ndi umudamu wiyubatse ndi kwibagirwa ibikomere. Reka wenda turekera ahangaha. Wenda twavuze ati wenda ashaka kuba uyu mudamu ari maramusebya, ariko kugira ngo umudamu afate inzira aze nta nubwo umugabo amuhakana. Ese ni kumva ko yarakiri muri toromo uyu mugore muri kumva ko yarakiri mu bikomere, yifatira imfungwa ahita yigira umugabo. Yarakiri muri toroma afatira bavuga ati byibura nanjye. Oya rukumva ko n'umugabo ngo yari afunguwe yifatiye imfungwa nayo yari ikeneye umuntu uyifasha. Bivuze ngo rero aho nta rukundo rwari ruhari. Undi yabishyize ku mugaragaro, bajya mu rukiko barasezerana mu mategeko. Se urukiko nibwo rugaragaza uko umuntu agukunda, ariko nta kibazo hejuru y'uwo nguwo urimo uratagaragaza ibimenyetso by'uko yari n'umugabo we. Nta kimenyetso na kimwe agaragaza cy'uko yari umugabo we. Nawe hari aho avuga ati nari indaya ye. Ari kubyumva. Bivuze ngo ngero hari uko mbyumva ibyishimo by'abantu tujye tubisabira umugisha nuko mbyumva. Uyu ariko nanone ntabwo dushobora kubakira kugira ngo umuntu kugira ngo yishime. First of all tureke niyo uyu n'umudamu mukuru ashaka no kwipanga akavuga ati ntabwo ngiye kubana n'uyu muntu ko dukundanye ibyo kubyara tube tubyihore. Sije ko umugore yabaye n'umugore n'umugabo no kubyara biba bishoboka, ariko se babana be ariko twe turetekeza no kubana twabyaye. Ndabyumva aka kajagari ka haje papa uyu haje papa uyu nguyu haje papa uyu nguyu, sandi dusanga dufite abana bamaze kuba abasazi bagakora ibintu nk'ibyaba babana ba Emeline, bimwe bya Emeline bavuga ngo by'icupa, ugatangira ngo kuyu mwana ngo ibintu akora ngo yabikuye he kandi ari trauma z'ibintu twebwe ababyeyi dukora ngo turi kurwana. Abantu basigaye barwana ngo n'ibyishimo byabo. Amahirwe nako Umutesi abikora muri discipline. Guteze Mutesi aba yabonye fiance agakora ubukwe agashyingirwa. Nterega ntabwo nanze ko ari discipline. Gushyingirwa se nakubwiye ngo kakajagari uri gushyira mu bana warongowe wagize wazanye papa w'inzobe ejo wazanye w'igikara wazanye w'umurundi uzanye n'umunyakenya, nabyo byangiza abana mu mutwe.
njye mba numva buri muntu wese iyo amaze kubyara yagakwiye erega ho kutikunda cyane akanakunda. Wibuka ko nakubwiye ko nta muntu wifuza gusenya ariko siyo byanze. si turi hano ngewe rero ikintu ngambiriye ni ukugira ngo ntubone udafite umugabo ngo wumve ko mu gitondo uza kubwira ngo tubane mubane wa wundi tekereza ngo wa wundi byagenze bite. ngibi ibintu nkunda kubivuga hano kuri iyi. Nta mugore mukuru ariko ndabyumviye ku bakobwa wenda bakiri bato. Nta mugore mukuru ushobora gutekereza ngo agiye gushaka buke ashaka. Aba yarabitekerejeho. Kubitekerezaho rega ntabwo nabyanze. Ese tubyitenda ngo ni amahirwe make? Ni amahirwe make buriya. Chance ze ntabwo ziraza zo kubaka urugo rwe. Hari abantu rero niho dutekereze kuko turi abantu benshi hano. Sibyo? Hari umugore wumva ko kuba adafite umugabo mbese ubuzima bwe burangiye. Bigatuma ahubuka. Aho yaba yibeshye. Yes, bigatuma ahubuka. Aho yakumva ubuzima bwe ntabwo buri gukora neza. Yego birakenewe. Nta nujya gushaka umugabo wimva atamukeneye. Abamukeneye pe. Ariko noneho muri kwa kumukenera utekereze no kuri famiye yawe. Ngiye nicyo abana babana bawe batekereze ikindi cya kabiri. Utekereze ngo ubushize byapfiriye. Yes? Ntabwo nsugomba gusubira ahantu byapfiriye. Umuntu agahora agwa mu ikorosi rimwe. Ibyo byaba ari ikibazo ariko bivuze ngo kuko bura n'umushoferi ngira ngo ugiye nge iyo uri gukorera perime baguha examen. Bivuze gusa buriya nta kintu nshaka gusobanura. Bivuze ngo buriya kureba mu mutima w'umuntu harira n'ikintu gikomeye. Abantu buriyo barambagizanya buri wese yereka undi imico myiza, ingeso nziza, kamenya ko ari mwiza. Rwose twigeze no kubiganiraho behind scene. Buriya iyo amaje kugera mu rugo hagiye ubona ibindi bintu bidasanzwe. Ngabo rese reko akantu duse nk'abakaganiraho ho gatoya kuko dufite umwanya mukeya tuzagaruka Imana nidushoboza. Ni ukuvuga ngo kutareba mu mutima w'umuntu nta muntu n'umwe wareba mu mutima wundi. Ariko hari ibintu nk'umuntu mukuru utari umwana utazi ruro n'icyatsi kuko umwana w'umukobwa urongwa afite imyaka 21 ntabwo wamujyana n'umudamu ufite imyaka 40 na sibyo. Ubuzima tubamo ni experience y'ubuzima. Ntabwo mbwiye umuntu ngo ntabwo ndi kuvuga ngo kuki ushaka kujya kureba mu mutima wa kanaka. Oya ntabwo bishoboka. Ariko hari ibintu ugomba kugenderaho nk'umuntu mukuru. Ugafata n'igihe cyo kumenyana n'umuntu mugiye kubana. Cya gihe kigagufasha gusobanukirwa nk'umuntu mukuru. Hari ibintu ubonesha, hari ibintu umuntu ataguhisha. Nese nk'umugabo nakubwiye wagiye kurungura Butare. Inshuti yanjye avuye he? Abafite abagore muri ntara. Aha, nese urambwa ngo buretse tugendane. Aziyo mico ye. Telefone zaraje. Hari uburyo bwinshi ushobora kuboneramo umuntu ukabona ko umuntu atari serious. Kurisha no kubibona ko afite undi mugore ahubwo yamarangamutima yagufashwa bateka nakazi kawe. Hari nk'ijambo Mutesi yavuze ndaza kurishyiraho ngo ura mugore nta kintu numva niba ari ikibazo sinzi ntago ndi buvugeho araza kuryivugira. Aho rema aramusezera se ngo azaje yamubwiye ati uzaze nge mu izina ry'umugabo wanjye. Genda gusezera. Ngiye rero ukuntu bira bintu naravuze nti ibi bintu simbikunda. Oya uzabwa ikintu ntemera buriya ntajya nemeranywaho n'abagore. Ngiye ndamutse nshatse umugabo ufite undi mugore simba nkeneye kumva ibyambwira ku mugore we. Sinshobora no kubyumva. Ntugomba no kugira icyo umuvugaho. Nta nicyo nshobora kumuvugaho. Ibyo kuvuga ngo mwasezeranye bangahe se basezerana. Ngo ndareba ibyanjye nawe kubera yuko iyo abantu batandukanye hariya rwose Mutesi yarango noneho nawe buriya no kwishongora. Buriya yanicecekera akikorera gahunda ze kuvuga ngo azaze ngo tubikemure ngo nk'umuryango ngo sinzi biki ibintu byabaye udahari. Amplis umuntu avuga ngo yari umugabo wanjye umuntu bararanaga. Oya mu bantu babanye nta kintu wawe. Uraceceka rero ukabibora hari akakana nawe gusa. Ndagufetse hanga wakoze ikosi iyo yikorera ibintu bye nkuko asanzwe abyikora kandi Mutesi Pastor Mutesi n'umuntu ugaragara nk'umuntu ufite ubwenge yavuga ubumva ari umuntu kabisa. No tureke ubwiza niyavuga imvugo ye wumva yuzuye ibintu by'ubwenge. Hari rero yakoze amakosa n'abandi bagore bose niba ufitanye urukundo n'umugabo runaka abo babanaga urebana n'izamu ryawe. Bundi buri gardien arebana n'izamu rye. Natwe kujya kuvuga ngo ugiye kureba ngo ese ngo ibici nk'aba badamu bajya bafata umwanya agafata telefone ngo ari kureba muri telefone y'umugabo we ngo ari guhamagara ngo abakobwa ngo ngewe ngo mundekere umugabo ngo sinzi ibiki. No ntago biri ari byo. Abagabo n'abantu basaba ngo utekereze cyane mbere yo kugira ikintu ukora ngo ugipfe na mugenzi wawe kuko ntago uwo muntu uri guhamagara ntago aba yariterese. Ni umugabo uba waragiye kumureba. Cyokora uri guseduza nk'umugabo wanjye nkabimenya nakwiyama nkabibona ariko ko nta ruhari
yabigize mbizi neza 100%. ntabwo yabigize Ntabyo yabigezemo nkabona n'urashaka kumugosha. uko wabonye iby'uwo mwanya Oya arega ariko ubwenge dufite ngende nibaza hari ibintu n'urugero ushaka kubona nk'umuntu ari kumubwira ngo none se ngo sheri wende example none se sheri ntamubwire nda sheri ese kana ubwo wenda ari kubwira umugabo wanjye none se kuki ucaho ntunsuhuze aho wenda birumvikana usiko nkuzi aho ngaho ariko mbona muziranye ntabwo nshobora kukubaza ndakubaza iki se ngiye nawe tuziranye ubwo nyine ndebana na wa wundi wanjye mbanze ko turi bubigenze ngiye nawe ariko ibyo kuvuga ngo ngiye kuza ngo kukuvamiya ngo ndi kuguhamagara ngo ndi kugutuka no hariya rero ariko tugomba kubiganiraho kugira ngo ubundi hari umuntu wicara gutya akanabyumva wajya ngo wenda ufata na telefone agatuka abadamu b'abandi abakobwa b'abandi hari umuntu wicaraga akajya yumva ko nyine umuntu wese abonye agomba guhita umubano mujye muwubaha njye nicyo kintu nasorezaho mwubaha umubano ni ikintu gikomeye cyane yemwe namwe mwabagabo mwe ni ukuri kw'Imana tereta umugore mugirana ubushuti numva uzamuhaga niba abantu bahagana niba abantu baribwa simbizi umureke yigendere aho kugira ngo umubwire ngo yitiriwe ko ari umugore n'umuvugo uganiraho gakeya bijyanye n'ibiganiro ngenge nkora byo kwigisha abantu umuryango nubwo nanjye ntawusobanukiwe ibyo nshoboye cyangwa nzi bisangiza abandi so rero twari turi kuganira kuri iyo nkuru twe twabonye nakagaruka tuzagaruka namwe mutubwire nyine ukuntu mubyumva nagira ngo nk'ukugeza tugashishoza ingo tukazikomeza yes oya tugashishoza mu gihe tugiye gushaka buriya bipfa mwitangira niho bipfira ntago bipfa ngo mubana bipfa biba byaratangiye ukabona umuntu ntimuri guhuza ukabona umuntu hari ibintu uri kubona nubibona uzahagarike umuryango ntago ari ikintu gikinishwa aho kugira ngo wubake so rero wenda abantu nyine twubaha umubano ni ikintu wagakwiye gufata nk'ikintu gikomeye ukajya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kubana n'undi muntu njye niko nasoza kuri iki kiganiro tugiranye ngira inama batwumva umubano ni ikintu gisaba ngo niba hari n'umuntu uri kuvizaho ko ari ikintu umushakaho hari umugabo wabwiye ejo bundi bari kuvuga nyine ibintu bya Pastor Mutesi aravuga ngo abagore barashonje se abagore murashonje koko kugwego ngo nyine ngo kugira ngo abagore ngo ubwabo bihatiririza abagabo gushaka nabwo nese ko uri umugabo wumva ko yaranatunzwe nta n'amafaranga afite amafaranga abaye yaba afite uwo Mutesi ngo wanyine ngo ngende kuvuga ko hari abagore barongorwa ko bashonje kugira babone uko barya ariko mu by'ukuri niba ugiye kubana n'umugabo kwa ko murya ntuzamwite umugabo wawe kugira ngo urye uzamwite nyine ko ari umugabo ntukore publicity buriya abazungu bafite ikintu baturusha uziko umuzungu ashaka kubana n'undi imyaka 10 batarakora mariage ari abajama bari kwigana ari abajama nta n'ikintu cyerekeranye umubano kuvuga ngo tubyare ngo bakabana ubwo bafite ibintu barimo barafashanya ariko twebwe biraba gatoya ko guti burya ndabatumira tukaza tukabireba ukabyara ugiye kubyara famiye y'umuntu ntabwo uramusobanukirwa ntabwo muzi niba koko wumva uri gushaka kubana n'umugabo nimubane kijama ntimubyare oya ntimubyare nuko gusa nyine Imana haba harimo n'ibintu by'ibyaha gukunda umuntu ukamuha umwanya yego wagiza ntumubyare wafashe icyo cyemezo biba bigoye washaka ukamweswa kugira ngo uzeskoroka abana uzabyara nakweskoroka wowe mugabo kugira ngo neskoroka abana nzabyara mbabeshye se batazabona sibyo ubikora abizi yabibonye nibyo rwose Jojo ngiye nemera ko nanjye n'abandi bantu bose bajya babwirwa n'ibintu ibyo tuzabiganiraho ni ibintu bijye bituma ingo z'abantu zisenyuka sibyo ariko hari nyine urugo rwawe rugasenyuka pe sibyo nta n'uruhare hakaza nk'umuntu akaza akabivangaho akabavuruga mpaka mu gatanu bibaho ni impanuka ni ibyago ni ingorane ariko nshuti yanjye wowe ugiye gukora famiye n'umuntu uri kubona hari abagore bari kuvuza induru ubwo njye niyo mpamvu nashatse ko tugana ku ikintu cya Mutesi aho none abantu ntibaba bagishatse baparike aho kugira ngo ushake urugo none se ubu urugo rumara ukwezi rumara umwaka ubundi urugo ruba ruhari nyine ntirurangira rusenyutse bivuze ngo ibyo bivuze waba uri gusenya indi miryango ishaka kuyubaka nubona ko umuntu ari uwanyawe wo kubana nawe abantu barahari
ariko wari uzi ko gusa icyo kintu tuzakigarukaho ni ukuri reka dusoreze ahangaha ikintu gihari tujye dushishoza umuntu wa nyawe naramusobanura ahubwo ushobora kuba utagira ibiganiro byanjye umuntu utagira ibiganiro byanjye ujyemo hasi urebe ibiganiro umuntu wa nyawe ni ibiki ushobora kureba kugira ngo ubone umuntu wa nyawe sibyo kandi ndakubwiza ukuri niba ujya wibeshya wowe wabonyeho umuntu amadefo nka sa ariko uri gupushinga ngo mubane uri gutekereza ko ibyo bizamara kangahe ko kubana ari ibintu bikomeye turabizi ibyo umubano ni ikintu gikomeye noneho wamaze kubonaho umuntu defo nk'ijana uri kubona ko ni umuntu udashobotse ariko kubera amarangamutima uti reka tugende ntabwo umubano wagomba kuvuga ngo reka tugende oya nta muntu mukurega wakora ibyo nta muntu mukuru ushobora gushaka atabitekerejeho inshuti yanjye mumbabarire muze abantu barabikora ashingiye ku kizi cyangwa wamugana bashonje hujya ashaka kuba adashonje abagore baba badashonje bafite n'ubushobozi abadamu tugira none n'inkundo ziba zimeze gutya ziba ziwaka ziba impundu zigenda ati turabana none n'abafite n'abandi bantu nyine twita ngo babakeba akavuga ati mbemeze ko mbarenze mbemeze ko ndi kibazo kandi ndakumenyesha ngo ukwezi kumwe abiri ubu tuvuga ati ko nk'ubu nabishakiye mu buryo bwo kubaka nta kwemezanya nazanamo no ndi kubwira bari abantu rero bivuze ngo yabarereye bivuze ngo uremeza n'abo bantu mu rugo muzajyanamo hoya ntabwo muzajyanamo hazamo akantu kagahangana njyewe mbereke ko ndenze nk'uko wavuze ngo umutesi ngo ngo ni mwiza ngo bura ngo afite ibanga nyine werekane ko ufite ibanga ariko ibanga rye mu minsi mikeya riragaragara ari ikibazo ucaho rwose bakavuga ati se harya ko wari ufite ibanga byagenze noneho ari umuntu ugiye kurongorwa ibeshye ko rikosa reba ikosa utazakora ngiye kurongorwa uze umbwira uti rero mugabo ugiye gushaka ibi n'ibi mani ishobora byose buriya abagabo bajya bapfa kubamo seriye buriya umubwira uriya mugore abitekereza yari umugabo uri seriye apana babandi nabo barongora nk'aho ari ugukina umupira abitekerezaho akavuga ati ariko uyu mugore byaba harimo ikibazo ra ariko abagore iyo bimubwiye none atavuga ati do munyeshyari waje kuntihanya na sheri ayangiye ishyari kugira ngo ntarongorwa ngewe uje ukambwira ukaba umwe babiri umuntu wa gatatu niba ubukwe bw'aba ari ku wa gatandatu nakubwira nti reka tube tubyigije imbere gatoya mbanze menye ngo biti bimeze biti yego wenda n'amagambo abaho abantu baranateranya ariko se abantu batanu hari ibintu tugomba gukoresha mu ubwenge Imana yaduhaye Jojo abantu batatu bane batanu bakaza kakubwira ku muntu ukabukira urimo uravuga ngo bakugiriye amashyari oya byeze ngo bari ikibazo kuko umuntu mukuru igihe cyose bariho gushishoza umuntu utagira amakenga bafite ikibazo erega ntabwo ikibazo nega nta nubwo bari abantu bose baba badafite amakenga amarangamutima yo guhubuka se ntabwo baba bahubutse azate akomeza amusunika mu bibazo no ntabwo byita ibibazo uko bimeze kose nubwo niyo habaye ikintu reka tuvugishe ukuri ukajyana ikibazo na sheri mutarabana aravuga ati nawe hari amagambo ago kukuryoshya kugira ngo mubane abantu bari kuduteranya sheri wanjye niba ari mesaje iriya mesaje wabonye n'urukobwa twari tuziranye kera rwumvishe ngo ngiye kurongora runyohereza mesaje kandi ari kumubwira ngo sheri hantu twari turejo ariko akakugira none ukavuga uti reka mbyihorere hari n'umuntu uvuga ngo bigeze ku munota wa nyuma uyu muntu namubonye ko adashobotse pe ariko se rubanda ndababwira ngo iki rubanda ntabwo nabiteho ku mibereho yanjye rubanda uzaba niba ubukwe bwabura iminota 30 ukabona ikintu ukaburi 100% ubizi neza ko ari ukuri kandi ukabona ko utazagisporta amplis umuntu kubeshya umuntu ubeshya n'umuntu mubi cyane aba afite ibintu abeshya bibi nyine yiyorosha so ikiganiro cy'abakerekera urabona ko tugikoze nijoro tuzashaka umwanya tuzi ibintu tubivugeho namwe mutubwire ukuntu mubyumva nongeye kubaha ikaze kuri Highlight TV show mukore subscribe comment share na like kugira ngo iyo ukoze share buriya uba ubwiye n'inshuti zawe nyine tukagura umuryango wa Highlight TV show kandi ndabizi neza ko hano tuzahungukira byinshi byiza nk'abavandimwe umutumirwa wanjye rero nakagaruka Imana nidushoboza agazagaruka ngo ibintu ngo ntago birangiye we ntari kubyumva ngo mutesi ngo umuntu urenze none adasanzwe nagasanzwe gusa turamusabira umugisha Imana imwubakire kandi nuriya basize yihangane umugore n'inkundi ntabwo warongo wari we mugore mwiza buriya
hari igihe biba bafite ukuntu byagenze n'uriya nawe madamu wihangane n'abandi badamu nyine bibaho bihangane uriya nawe afite uwo bazahuza akamukunda kaza ari Good. muzima yes n'uyu nguyu kandi namutese ntabwo tuguteye amabuye mubyeyi imana ikubakire Ikubakire. ishyiremo umugisha ibintu bizagende neza bizaba ubwa nyuma ntuzongere ngo ushake bwa gatandatu kuko urumva ko nyine biba biteye ikibazo kugira Uwiteka umuntu yibaza amushyiremo gutya. umugisha Amen. rwose. So murakoze rero imana ibaduhera umugisha tuzongera dusubire ciao abakunda bye